services zindi aho handi hose izo infrastructure na exploitation ya resources abakoroni byajyanaga no kuzamura imibereho y'abaturage, education. Ugiye kureba ama university nkayo muri Kongo aho hose n'ama university yatangiye kera muri za na mbere ya 20 abantu bajyaga kwiga muri Kongo, hari n'abavaga hano bakajya kwiga muri za Kongo. Twabisanze yo ahitwa za Kisantu, abitwa barw'agasana uri mu irimbi ry'intwari bigiye za Kisantu Rudahigwa boherezaga kujya kwiga muri Kongo ahitwa za Kisantu n'ahandi. Amashuri niho yaraye. Za university za Kongo zose zitandukanye muri za 30 ingahe zari ziri university zikomeye cyane ziri ku rwego rumwe na university zo mu Bubiligi. Muri Eastern Africa university zari za Dar es Salaam, ari Nairobi, ari Makerere yatangiye mu 1922 muri za 30 bari batangiye gusohora doctors, medical doctors, abitwa ba Kiseka ni ba doctors bo muri 30 batangiye gusohoka icyo gihe. Abantu icyo gihe bajyaga kwiga mu Bwongereza muri za 20-30 abitwa bayibingira Grace Bingira bajyaga kwiga mu Bwongereza bakaza ari bafite barrister at law. Hano university ya hano yatangiye muri 63 aho abandi muri aka karere dutuyemo zatangiye muri 20. Murumva icyo kinyuranyo kijyanye n'ikinyuranyo cyo mu myumvire. Ikintu kizwe cyatangiye muri 30 hano ni 1930 nicyo kintu cyatangiye ni 1930. Ntawuze niba ibyaha abanyarwanda barakoraga ibyaha byinshi cyane, sinzi ko hari n'ibyaha byari bihari cyane ko nta na za buruwari zari zaratangiye ngo barasindaga bagakora ibyaha, ariko nicyo kintu cyatangiye. Urumva gusenya ingabo z'igihugu muri 23 ugatangiza 1930 muri 30 ugatangiza university muri 63 ugatangiza n'ingabo z'igihugu muri 63 nibwo kadete ba mbere bakanyarengwe basohotse ari bitwa ingabo z'igihugu guhera 23. Kuva icyo gihe kindi cyose n'abakongomani n'ababirigi badutegekaga, baratwica mu mutwe, bica n'ishete buzose. Ubwo ariko hose abantu baragenda barajya gukora mu byayi, mu Bende, Mityana, hehe. Nta rwaraho gusa na Kenya muri Kericho n'ubu abanyarwanda barahari bajya guhinga ibyayi muri Kericho. Mwarabumvaga mu minsi yashize bakireminga ubwe n'igihugu bwa Kenya, abandi bajya guhinga ubugwegwe Saiso muri Tanzania. So twebwe rero twabaye reserve yo kujya gukora handi aho abongereza ba developinga abakoroni abo bakoroneje, ababirigi ba developinga abo bakoroneje, nubwo baje kubyicira nyuma. Icyo ni ikindi kibazo, ariko twebwe hano ni ukutudindiza. Nta education, nta infrastructure, nta motivation, uretse kutubibamo ingengabitekerezo, kutudividinga kugeza ku buhunzi bwa 59, kugeza ku bwicanyi bwagiye bukurikirana, kugeza kuri genocide yakorewe abatutsi 94. Nta kintu na kimwe badusigiye kireme gishobora kudufasha. Ahubwo ugasanga mu miyoborere y'abakoroni batuyoboye no mu mitekerereze, twebwe badushyizemo ikintu cyo gusabiriza, cyo gutungwa na handouts, buri gihe handouts, inkunga yagize gute, NGO yazanye iki, abanyarwanda bakaguma bateza amaboko. Twarabibonaga ni ibintu bitangiye gushira vuba cyane, ariko mu myaka 94 na 5 gukurikirana wacaga mu cyaro cy'u Rwanda hose ukagenda ubona ubwapa bwinshi cyane bwa NGO zitagira ingano, ukareba akapa ka NGO mu cyaro, ariko ugashaka relationship y'iyo NGO n'ikihindura ku mibereho y'abantu ukakibura, ariko ari bwa NGO bwinshi.
ariko niko bwari bimeze. Ubukoroni bwadushyizemo ko turi igihugu gitoya, ko dukennye, badukenesha no mu mutwe, nta initiative, nta private sector, nta middle class, n'abitwa ngo bari literate ngo barize, nabize ariko binjije, kwiga ukabinjije, ibyo biri wasi kurusha no kubutiza. Icyo bize gusa ni ingengabitekerezo ya jenoside, kuko niyo yari polisi guhera muri za 1959 kugeza 94, ni polisi gusa, ni divisionism. Ibyitwa ngo no private sector contributing to the economy y'igihugu ntabyo. Abitwa ngo n'abacuruzi mu by'ukuri ni bangahe? Ni bakabuga, ni smugglers bakoranaga na leta, ushyigikiwe na leta, smugglera ubwo akaba ari ubaye umucuruzi, ntawe cyangwa se akaba ari umucuruzi ufite icyo akora, ariko mu byo akora agomba gushyiramo umukoroneri for security, akamuha percentage. Nuko hano byari bimeze. So nta private sector. Buriya igihugu gishobora kugira insecurity, kikagira conflict, kikagira ibibazo, abantu bagashwana, ariko iyo hari private sector ikomeye cyane, ikomeye ifite imbaraga, ari iyobora igihugu. Ubundi private sector ni ikwiye kuba iyobora igihugu, kuko private sector irenga ibintu byose, irenga amoko, irenga buri kintu cyose. Kuko iyo uri muri private sector uri umucuruzi. Iyo uri umucuruzi rero icyo ureba ni isoko. Iyo ureba buri muntu wese umubona mu isoko, ukuzaniye imari niwe wawe. Ntabwo kuvuga ngo arasate, arareshya ate, aravuga. Icyo ushaka ni abantu bakugurira, nabo ugurishaho. Therefore iyo private sector ifite imbaraga, birenga amoko, birenga differences z'abantu. Umuntu areba gusa ni patana we, uje ari muzima mu patanaringa, uwo niwe wawe, niwe nshuti yawe, ni rwo rurimi. Hano rero kubera ko byari byarapfuye completely, nta cyari gihari, nta private sector, nta nyungu, n'ubukene, n'ubutindi, no gushora abantu muri jenoside. Ubukene n'ubutindi contributed so much, kuko umuntu yashoboraga abantu abo bazanaga mu mabasi ya Notracom, babarunda ku giti cy'iyoni, babarunda Kicukiro, babarunda kuri za bariyeri muri Kigali, bababwiraga ko bari burye, bari bwihe ibyo barya, bari bwihe ibyo banywa, bari bwihe amafaranga bakayabona, nta kindi babahaga. Kwari ukujyana amabasi iyo za Ngororero, za Gisenyi, amabasi akirirwa atunda abasore unemployed, urubyiruko rudafite icyo rukora, ruri illiterate, bakaruha power, bakaruha imbunda, bakaruha uburenganzira bwo kwica, kuko ntacyo bari bafite, ni poverty gusa. So mumwe mu bya contributinze kuri velocity n'ubukana bwa jenoside n'ubutindi n'ubukene bwari mu gihugu. Ariko iyo igihugu umuntu afite icyo akora, afite uko yaba ameze kose, ariko afite icyo akora, aho atuye arakirinda, aragiprotectinga. Ntabwo baza ngo bagupakire mu mabasi ngo genda ujye kwica abantu, ntabwo byakunda. So urebye na structure economy yacu uko bayishe, uko yayiteye, ubwayo ya facilitatingaga genocide. RPF rero ijya gutangira urugamba, yatangiranye philosophy yo kubaka cyane kwempowering abantu, guha abantu icyizere, kwereka abantu ko bishoboka, kwereka abantu ko u Rwanda atari ruto, kwereka abantu ko u Rwanda rudakennye, kwereka abantu ko umutungo wa mbere w'u Rwanda, His Excellency bivuga buri munsi, ko umutungo wa mbere w'u Rwanda ari abanyarwanda ubwabo, kubempoweringa, kubigisha, kubereka icyo gukora. Niyo philosophy ya RPF, ni nayo philosophy yatinyuye RPA
kurwana uru rugamba rwa liberation neza, kururwana neza, abantu badatinya, badafite complex nimwe yo kuvuga ngo turi bato, turi ntacyo dushoboye. Muri structure zayo za RPF urugamba rujya gutangira muri 90, RPF yari yaratangiye 87 yari yarubatse structures zose muri aka karere, mu ntara zose, structures zigera hasi, ku buryo muri izo structure zayo urugamba rutangiye, izo structure zayo nizo za contributinze kuri effort y'urugamba, byaba ibiryo, imvungure, byaba imiti, yaba imyambaro, yaba amasaso, nibo bi contributing aho bari muri aka karere, aho bari muri structure zabo, kandi atari abantu ntabwo bari bakize, ariko urebye abantu bari bakenye ni nabo ba contributinze byinshi cyane, kuko umuntu ya contributingaga n'umukecuru w'imyaka 80 90 yara contributingaga, yarabohaga akaboha ibyo aboshye akagurisha, bara contributinze no gucontributinga abana babo, ukababwira uti nimujye ku rugamba, kuko abantu iyo bakennye ubundi ubukire bwabo n'umutungo babona mu bana, abazi ngo abana nibo bazankiza, ariko iyo bohereje ku rugamba no kuvuga ko iyo sacrifice barayikoraga, babonaga ko izo contribution. So iyo philosophy rero yo kumva ngo RPF igiye kurwana n'ibihugu by'ibihangange, igiye kurwana intambara itoroshye, ariko n'abanyamuryango bayo bazacontributinga, ni nabo bazayisustaininga, kandi nibo babikoze, nta wundi wabikoze, nibo bisustainingiye liberation yabo imyaka ine yose, nibo bacontributingaga buri gihe, bacontributinga amafaranga badufashaga kubinyuzaho, kwemerera imvungure kwanyura, kwemerera amakamyo yacu, kuko abantu batanze n'amamodoka yabo, kwemerera imbunda kuzigura mu izina ryabo, kuko nta zina twari dufite ryatwemerera kugura imbunda. Iyo ugura imbunda ubukeneye end user certificate, kuduha end user certificate, ariko amafaranga ari ay'abanyamuryango, ari ayacu. So self sustainment, kumva RPF no muri 90 yumvaga ubwayo yakwisustaininga, yakumva mu maboko yabo, mu bantu, kandi abantu babyumva ko bagomba kwicontributingira. So igitekerezo cyo kumva ko abantu bashoboye byatangiranye na RPF igitangira, kandi bigaragarira mu bikorwa abaturage bakoze, kuko kugira ngo urwane ruriya rugamba byasabaga byinshi cyane, cyane imyumvire. Iyo RPF iza kugira imyumvire iri hasi yo kwishyira hasi, ruriya rugamba nta washoboraga kururwana, nta n'uwarutinyukaga, ntabwo byashobokaga, kuko ugiye kugereranya abantu bakeya bateye igihugu gifite abagishyigikiye, gifite ingabo, gifite gendarmerie, gifite indege, gifite za burende, gifite n'ibihugu by'ibihangange by'inshuti zacyo, nta muntu washoboraga kudayaringa no kuvuga ngo aratera icyo gihugu, tutitaye ko twateye itariki ya mbere y'ukwakira, ariko itariki enye abafaransa bari bamaze kugera mu Rwanda, dore ko baba bafite ingabo hafi, bari bafite ingabo ziri Central African Republic, hari Bangi, bahise baterura abasirikare babo bari mu unity yabo yitwa DZM Commando Unit, barayizana, bategekana Mobutu cyangwa se bumvikana na Mobutu kohereza division yamurindaga, division special yitwa DSP, yari yobowe n'umukoloneli witwa Mayere, zose ziraza. Ibyo byose nubwo byaje bakazana imbaraga nyinshi n'ibikoresho byinshi, ntabwo byakanze
inkotanyi, kubera ko inkotanyi zari zimaze gushyirwamo umutwe ko zirwanira ikintu kinini cyane. Mu gihe Excellence avuze ati aba ntabwo bashobora kuturusha imbaraga, kuko icyo turwanira gifite imbaraga nyinshi cyane kurusha izi ngeze mubona hano. Therefore ntabwo twakwemera ko baturusha imbaraga. Nuko nguko byakomeje, kandi uko mu gihe gitoya uko intambara igenda ikomera, imbaraga zacu zigaragarira atari mu kurwana gusa, ariko no mu myumvire, kugeza nko muri 1993 umuntu wese wabonaga ingabo za RPF akabona n'iza leta yibazaga ko iza RPF ari zo leta. Mu kutubona ari bari bazanaga ba UN, aba African Union baje kuturinda, guhagararira imishyikirano, barabitubwiraga, baravugaga bati turabona ari mwebwe leta, kuko mu myumvire mu kugaragara nyine twagaragaraga nk'aho ari twebwe leta, ari twe ingabo za leta. So niba mwibuka neza jenoside ikirangira, igihugu ko cyari kimeze, cyashwanyutse, cyashize, nta kintu na kimwe gihari, nta muntu wibazaga ko hashobora kuba economic recovery kugira ngo tube tugeze aho tugeze aha ngaha. Icyagaragaraga nuko icyari possible nuko u Rwanda rwagombaga kuba a failed state nka biriya mwumva za Mogadishu cyangwa se ahandi, cya gihugu kidafite aho kiva naho kigana. Birahari byinshi biva muri conflict bikayiheramo, na South Sudan nuko nguko bimeze, Central Africa buriya agahenge ifite nuko turiyo, ariko ibihugu bivuye muri conflict kugira ngo byiyubake ntabwo bikunda. Ariko ni cya gitekerezo cyaturutse muri RPF, uko yari structured, uko yagiye yiyubaka kugeza naho ishoboye kumanagingira igihe cya nyuma ya jenoside, kuko jenoside yari isize ikisi, nta cyari gisigaye, there was nothing, nta naho guhera hari hahari. Icyari gihari gusa n'ingabo za RPF, na RPF ubwayo nka organization. So ibyari bihari rero ni ibitekerezo, ni bya bitekerezo nibyo byaje kubakwa gutyo. Niba mwibuka neza 1995 byabaye ngombwa ko Minwari yirukana igahabwa iminsi 90 ikabivuye hano. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi cyari kirukana UN force, yarahambiriye iragenda. Niba mwibuka neza hari bwayi n'igiyozi bwabaga hano, bo biba amacakubiri, nta kindi bwakoraga, bwari bwaramenyereye nyine buri part of the politics zabaga hano. Bwayi n'igiyozi bugeze 250 bwarahambirijwe bwose buragenda, abantu batitaye kuri bwa buntu ngo bazana bagira gute babeshesha abaturage, bari barabishe mu mutwe kubera handouts, abantu buri gihe inkunga. Ariko ubu ngubu aho twari tugeze, uko GDP yacu zamuka, uruhare rw'u Rwanda rugenda ruba runini cyane, uruhare rw'igihugu rugenda ruba runini cyane, kugeza aho mubona iyi PSF kuyorganizinga gutya ni kimwe muri ibyo bitekerezo. Nuko economy y'igihugu ahanini ishingiye kuri bene cyo, ishingiye kuri private sector. Iyo ifite ijambo mu gihugu, politics zose ziba stable, haba stability cyane, kuko private sector bifite inyungu, bafite inyungu zabo, bafite inyungu. Nta muntu urusha umuntu wa private sector inyungu mu mutekano, niwo muntu wa mbere ushyigikira umutekano kurusha ibindi byo abandi bose, kuko abafite icyaramira. Ntabwo aba ufite magaze yawe, ufite iduka ryawe, ufite uruganda rwawe, ufite ubucuruzi bwawe ngo wifuze ko hagira n'ikibihungabanya na gato. Ariko mu gihe u Rwanda rutari rufite anything, ari gusa abayobozi n'abasumagorazi bakabuga b'amakahwa bafatanyije na leta ngo nibo bacuruzi,
icyo gihe nta kindi cyari gihari. Abandi bose abaturage bose bakennye mu mutwe ariko bakennye no mu bindi. So icyo gihe rero genocide iyo mitekerereze yayo yagombaga kuba byanze bikunze, nta naho abantu bari kubihungira. Ariko private sector ikomeye, igihugu gitera imbere, uko gitera imbere niko protecting interests zayo. Ntabwo yakwemera ngo habe insecurity mu gihugu. No, nurwo rwego rwa mbere rutakwemerera insecurity mu gihugu. Ntabwo byakunda. So rero ya private sector yacu ihera mu mizi. RPF itangira organizinga abaturage bayo muri structures za RPF aho bari muri aka karere, bacontributinga, bakora kugira ngo basupporting urugamba. Nibo barusupportinze kurinda rurangira, then no kubaka igihugu. Ni private sector role yayo iragaragara. Izi structure ziri hano zirareplicatinga za structure n'ubundi zatangiye supportinga liberation. So kandi bimaze kugaragara ko byanze bikunze u Rwanda ntabwo ari urukene. U Rwanda rufite ibyarukiza byinshi cyane. Ibyo bari barabishyizemo ngo turi gahugu gatoya turakennye, ntabwo ari byo. Ibyo byabaye demystified. Dufite ubukire bwinshi cyane. Ubukire ntabwo bukiri kuvuga ngo ubukire ngo na amabuye y'agaciro ngo ni natural resources. Ubukire ni mu mutwe, mu myumvire, nibwo bukire bwa mbere. Ni nabwo ubona butugejeje ahangaha tugeze.